ase man bro, nkubaze byanyabyo ukunda uriya mukobwa, ukunda Jane mwana? Ndamukunda, mbese hari ikibazo kibirimo? hari rwose umukunda? oya njye ntabwo mukunda cyane cyane kuriya ni n'umuntu mukuru kuri njyewe, ariko nanone ntabwo ndi kwizera ko nyine aka kanya mu minsi ngaho ishize uhita uvuga ngo uramukunda. Mwese byanyabyo uramukunda pe? Ndamukunda mwana, ndamukunda nyine. Nibisa nk'ari twakundi uvuga ngo first sight, nyine naramubonye mpita numva nyine mwiyumvishijemo. Noneho mu kugira amahirwe nza gusanga nyine noneho anaziranye na famiye. Kumva rero nta kintu kibi cyatuma ntamukunda, ahubwo se wambwiye byinshi nyine umuziho, Nsaba aravuga ati bro reka nkubwire ukuri, ntabwo nyine wenda muziho byinshi cyane, ariko nanone si bikeya ibyo muziho. Yego nyine ntituricara nanjye ngo tuganire tuvugane ku by'ubuzima bwiwe, ntabwo ibyo birabaho, ariko nyine juste nyine nanjye wenda hari bikenziho nyine. None se wabimbwiye mani, njyewe mani nta bintu byinshi byadanje nyine, nuko njyewe icyo nzi ko nuko nyine ari twe twamutabaye njye na Mere. Reba umunsi bya joro tuva kuguherekeza ugiye ku kibuga cy'indege, sinzi niba ubyibuka uwo munsi nyine nibwo twahuye nawe nyine, duhura nawe ari ahantu nyine ameze nabi nyine, atabasha kuvuga, tuzi ko atanagihumeka. ubwo njye na mama turamufata tumujyana kwa muganga bamwitaho, ndetse biranatinda hashira n'igihe aza kuva muri koma, ayivuyemo haza kubaho ibindi bibazo, nabwo ayisubiramo arongera gutyo ubundi byahoraga ari ibyo ngibyo. ubu ni ngo yarwaye no mu mutwe nyine, urikumva ibintu byagiye bimwikubitaho byari byinshi. We yavuye muri koma atazi ko yafashwe ku ngufu, aje yasanga yafashwe ku ngufu. ngo yagize ute? ariko ibyo bintu byo gufatwa ku ngufu ni ibiki? Nsaba aramubwira nyine bamufashe ku ngufu, birashoboka ko ari byo byamuviriyemo ibyo bibazo byose, kuko Juste n'uriya mwana atwite nako uriya mwana yabyaye n'uwo nyine yaje muri ubwo buryo nyine. Ati ubwo rero nyine kubera ibyo bibazo yisanze nyine ntabyo yari azi, yisanga nyine kwa muganga, nabyo ni ibindi bibazo. Urukumva we yaratubwiraga ngo aheruka ava ku kazi nta kindi kintu yibuka. ubwo rero kuba atibuka ibyo bintu byose, yaje kwisanga nyine ari kwa muganga, bamufashe ku ngufu, nyuma hashize iminsi yisanga ngo aratwite. urukumva ibyo bintu byose byagiye bimwikubitaho, kandi noneho ngo yari afite gahunda nyine. urabona iriya club twafunguye ejo bundi, yari afite gahunda yo kwifungura nyine muri iyo minsi nyine, byanga binoga mu minsi itarenze 2 yagombaga kuba yayironshinga nyine akayishyira ku mugaragaro. uri kumva rero ibyo bintu byose byagiye bimwikubitaho, nibyo byagiye bituma nyine hazamo ibyo bibazo, hazamo kugira. ariko rero reka nkubwize ukuri, uri brother wanjye, ariko rero nubwo uri brother wanjye nura ni sister wanjye, kandi ndi umwe mu bantu batumye kuva aka kanya ahumeka, kuba ari guhumeka. Navuga ko ndi mu bantu babigizemo uruhare, kuko nyine twe twasanze abantu bamushungeye bimeze gutya, ariko habuze n'umugira icyo akora. ubwo rero cyane ko wenda bari bazi ko wenda yanitabye Imana, ariko nyine Juste mama nk'umuntu wenda uzi iby'ubuganga yarahageze aravuga ati uko byagenda kose harimo kuka kagihumeka, kandi niyo atabahumeka tugomba kumugeza kwa muganga tukareba nyine ukuntu bimeze. uri kumva nyine ni risk we, ariko kuba ari nk'umuganga nyine we arabyemerewe cyane ko nyine n'abandi bantu bari babonye ukuntu ibintu bimeze. ubwo rero uri kumva ko ndi umwe mu bantu bafite uruhare runini cyane mu kuba Jane agihumeka umwuka w'abazima. ubwo rero mufata rero nk'umuntu ewana w'ingenzi kuri njyewe, nkuko nyine nawe mufata nka bro wanjye. yego nyine wenda we hari akarusho, ariko nanone nawe mufata nka sister wanjye. kandi ikindi wibuka ko no kwa Nyambo n'ahandi hose bimeze gutyo to. ubwo rero ikintu nakubwira, ikintu nagusaba, uramenye utaba uri gukinisha uriya mukobwa, kuko uramutse umukinishije byazaba intambara hagati yanjye nawe. noneho Eric aramubwira ntuse kunumva ibintu babigize ibintu birebire bya hatari. noneho Nsaba aramubwira ati oya nta bintu birebire cyane, nuko nyine mba ndi guproteje abavandimwe banjye, nkuko nawe hari undi mukobwa ukeneye kukubeshya namukurinda. rero nawe ni nkuko nawe namurinda nyine. noneho Eric aramubwira ati ubwo ushatse kuvuga ko ndi kumubeshya? Nsaba aramubwira ati oya ntabyo mvuze, ntabwo uri kumubeshya, wowe nizere ko nyine niba ibintu birimo ugiye kubijyamo fresh ewana
ukazamura urukundo nyine bikamera fresh nyine tu bari nyine ahantu bari gukora siporo, bari gukora agasiporo. Ubwo ako kanya nyirakuru wabo yaraje aravuga ati ariko kuki mwagiye muri siporo ntimukansiga, ntabwo mwakwishimira ko nanjye munkoresha agasiporo? Yego nubwo nshaje ariko naza gukora utuntu dukeya. Erika aramubwira ati ariko se nyogokuru waretse kwivuna kuko ushaje ko n'ubundi urarwana n'iki? Nyogokuru aravuga ati oya nyine kuba ngeze aka kanya nyihumeka umwuka wazima, kuba aka kanya nyine ibintu bikimeze neza nubwo nako gasiporo ngakora, mbaye ntagakora birashoboka ko ubu ngubu naba narahinamiranye ntakibasha no kugenda. Nyine nyirakuru wabo arashaje ariko ubona ko nyine ari umuntu ugifite akabaraga. Yabwiye Erika aramubwira ati mwana wanjye rero abantu nari ngukumbuye, hari hashize igihe tutanavugana tutanaganira, ariko si bya nyabyo koko njyewe wenda nje ari nabyo numvaga muri kuvuganaho nabumvishe, uriya mukobwa uramukunda koko? Noneho Erika aravuga ati why not, se kuki ntamukunda? Jewe naramubonye numva ndamukunze. Yego wenda igihe cyo kubimubwira ntikiragera ariko nyine mba numva nyine hari akantu karimo. Noneho nyirakuru aravuga none se kuki utabimubwira? Nyine harabura iki nyine kuki utabimubwira? Uwo muhungu aravuga ati oya ntabwo ari ibintu nanone aka kanya nahita nihutisha, cyane ko wenda uriya mukobwa ntabwo turamenyana, ntabwo nyine wenda ngiye baramenya, nta nubwo iki wenda birashoboka ko wenda mwe mwagiye mumunshimira nk'umuntu wenda wo mu muryango mumaranye igihe, ariko ngiye ntaramenya, nta nubwo yaranzi, navuga ko nagize hano atanzi. Ubwo rero urukumva ntabwo nahita nanone mwitura hejuru ngo mubwire ngo urabona ngo ndagukunda ngo ibiki n'ibiki. Ntabwo byaba bimeze neza, cyane ko wenda abantu nkatwe tuba twarabaye hari hanze twaba twumva nyine nta n'ibintu birenze wayo tunabikora ako kanya, ariko juste hano ho turi ntabwo ariko ibintu biba bimeze, ibintu biratandukanye. Ubwo rero ntabwo nahita mvuga ngo kuko mbivanye wenda kuko narindi mu yindi mico itandukanye itari ya hano ngo nze ngo mpite mfata nyine umwanzuro mpite ngenda mubwiye ngo ndagukunda ngo ibiki. Oya naba nihutishije ibintu. Noneho nyirakuru aramubwira ati ariko umwana wanjye kumba mbona ufite ubwoba bimeze bite, kumba nawe cyangwa ntabwo uri umwuzukuru wanjye? Njyewe ubundi njye na sogokuru wawe ukuntu twabigenjeje ewana yarambonye akimbona aravuga ati rwose reka nkubwize ukuri njyewe noneho bimenye no kurara ubu ngubu aka kanya ntagufite, biri kumbangamira biri kungora. Ati ubundi yaraje akamubwira ati ewana urakarabyo kanjye uri iki ngo tuzahuza imisambi ambwira utuntu tw'udutomba turi aho ngaho. Nyogokuru arabona ko Erika aramubwira ati hako nyogokuru ibyo byari bya kera, imitomba se ubu ngubu biracyarya. Ati ubu ngubu se wagenda ukabwira umuntu ngo tuzahuza imisambi siba he? Nta kibaho, ibyo ngibyo byari ibintu bya kera. Ati kandi ikindi aka kanya ibyo nta bintu by'amagambo ntabwo bikibaho, kuko ugenda ubwira umuntu amagambo nk'aya akakubwira ati ayo ngayo rwose ni wenda afite nk'imyaka wenda nka 20 wenda n'itatu cyane nako wenda 25 n'itandatu, ubwo ati ayo magambo uri kungana yumvishe nko muri 2007 nibwo natangiye kuyumva. Ati ndi kumva rero nta kintu gishya kirimo. Nyogokuru aravuga ati cyakora byo mwana wanjye reka nkubwize ukuri, abakobwa b'iki gihe uretse ko n'abasore ariko bimeze, ariko nyine mwarakuriye mu bintu bitandukanye, niko kuvuga ngo wakirigiswe na benshi ntago amenye wamushekeje, haruza amubwira ibyo, haruza amubwira ibindi, haruza nyine mwarumvishe byinshi. Ntago ari nkatwe nka kera twebwe nyine umuntu yarazaga ukamubona, biranashoboka ko bwabaga ari bwo bwa mbere uhuye n'umuhungu mugiye kuganira mugiye kugira ute. Ariko nk'ubu ngubu ko ujya guhura n'umuhungu muzabana ewana uzi nko mu buriri bw'abasore nka 30, uzi nko mu buriri bw'abakobwa nka 20. Ubu ngubu namwe reka ndabizi ntabwo mwaba muri aho uko byagenda kose. Tabuzukuru banjye mba narabibyariye. Noneho nyirakuru avuga ati ubwo nyine niba waratwibyariye bivuze ko nawe kera ariko wari umeze. Abanyirakuru baravuga ati hoya reka ibyo si byo mvuze. Ariko nyine atirega none si bundi ko ntago nababazwa no kuvuga ngo abana banjye ni bazima bakora ibintu nyine nk'ibyo ngibyo. Ati nyine biba bikwiye ko mugomba kubikora, ibyo birashoboka nyine ibintu bibaho cyane, nta nubwo nabibahora nta nubwo nabibahanira. Ati bibaho nyine to. Atari ku cyambere ni ukujya mumenya nyine uburyo mubyirindamo uburyo mubyitwaramo. Ati naho mwana wanjye rero
ati uko byagenda kose uriya mukobwa niba umukunda nyine utegereza igihe cya nyacyo uzabimubwire kandi uzabimubwire mu gihe cyiza, cyane cyane ko nabonye uriya mukobwa ni umwana mwiza, ni umwana ukunda gukora, ni umwana ufite intego, kandi uretse wenda ibibazo byamubayeho wabonaga ko nyine, kuko niba mama wawe avuga ngo bamuzanye nyine ari aho akiri umuntu nyine ubona wenda bigaragara ko bamufashe ku ngufu, kandi mu gufatwa kwe ku ngufu yari akiri wenda yari akiri isugi, biragaragara ko byanga binoga we agifite umuco, agifite ukuntu ameze neza. Ati ubwo rero we ntuzuyaze ntutindemo, ati utazatinda ugasanga bamugutwaye. Erika aravuga ati oya mama, nta nyogoko, nta mpamvu yo kwihuta, nta mpamvu yo kwirukanisha ibintu, reka tubitware gake bizagera aho bize. Noneho tugaruka kuri uri ruhande kwa Nyambo rero, ndetse na mama Nyambo bari kuganira na Jane yaraje. Noneho mama Nyambo aravuga ati ngwino hano vanze umpobere, akazi kagenze gute? Noneho Jane aravuga ati ewana kagenze neza. Jane yaraje yaza ahita avuga ati banze mumpe ku mwana rero, yahise afata wa mwana we aramuterura, n'umwana w'umuhungu. Ubwo rero kumuterura aramwonsa, aravuga ati mwana wanjye nizere ko umeze neza. Mwana ntabwo nyine aratangira kumenya kuvuga, arahungaho nyine aracyari umwana mutoya. Noneho Nyambara avuga ati ntukagire ikibazo, tuba duhari, umwana ameze neza, urabona atameze neza, urabona ewana ibintu bitameze neza, atari kubyibuha ahubwo wagira ngo uri hano abantu banatuma atabyibuha. Noneho General avuga ati ariko nawe ari kubyibuha se, wowe umuhibereye umuhigi cyatuma byibuha. General avuna ko Nyambara avuga ati oya njye mba namuhaye keya, ibintu biba bimeze neza, ibintu mba nabyitayeho neza. General avuga ati ewana nta kibazo nyine, rega nawe n'umwana wawe ugomba kumwitaho, ati wenda nuko tutavukana bya nyabyo ariko n'umwana wawe nyine ubu ngubu yakabaye umwisengeneza wawe, ati rero ugomba kumwitaho nyine, nta mpamvu yo kugira ngo wenda njye ngira ubwoba, njye ngira iki, ari kumwe na nyirakuru, ari kumwe na mwisengeneza we, nako na nyina wabo, ndetse ikindi kandi haba hari n'abantu hano bamwitaho. Ndabibashimira n'ukuri kw'Imana, ndabashimira ko nyine byibura mwamfashe. Ati ariko uzi kugira ngo ukure nta muntu uzi, nta muntu wita mama, ntawe wita papa, ntawe wita nta shinge, nta rugero, ibi byose ntabyo uzi, utazi ngo bimeze bite. Noneho akira aho ngaho nyirakuru wa mwana ari we mama Nyamba yahise amubwira ariko ati wambabarira ukambwira neza, ukambwira ubundi byagenze bite, ubundi nyine ababyeyi bawe bimeze bite, wenda reka tubiganireho gato niba bitakubangamiye. Jane aravuga ati we nta kibazo, risika ari ibintu byarangiye. Jane aravuga ati rero njyewe uko mundeba ahangaha ntabwo nzi nyine ngo wenda ngo byaturutse he, ngo byagenze bite. Njye nagiye kubona nisanga mu kigo cy'abantu nyine muri oruferina runaka. Ati ntabwo nzi ngo nagezemo ntabwo n'abantu banjyanyemo nabo ntabwo babazi icyo bazi, ngo nuko babyutse bakansanga ku muryango wa oruferina ndaho ngaho ndi kurira. Ati ubwo rero nyuma yo kuba ndaho ngaho nta kindi kintu nyine nakuze ndaho ngaho muri oruferina, bigeze naho ngaho muri oruferina baranyirukana bambwira ko ntagomba kuba nkiri aho ngaho. Nyine byaje kugeraho nyine abantu baduteraga inkunga barahomba, ubwo bahombye buri muntu wese acukwe, ariko nyine abandi bantu benshi bari baramaje kubona imiryango, ariko njye nta muryango nari mfite. kandi ikindi kuko njyewe nari ndi umuntu nyine usa naho mukuru, nta muntu w'umubyeyi wari kuza ngo afashe ngajye kunyadopta nyine ngagikundira wapi. Ubwo rero nkiri aho ngaho nyine, nkiva aho ngaho nabayeho mu buzima bwo hanze nyine, nkajya mbaho ndi umukobwa uri gusyaga, ndara mu kiraro, nyine nta hantu mfite ho kurara habe na hatoya. Ati ubwo rero maje kugera mu myaka nka 12 n'ingahe, nibwo hari umuntu w'umumama nyine, uriya mumama wari ushinzwe agency nyine y'ibintu bijyanye n'abantu b'ababyinnyi biki n'ibiki, niwe waje aramfata akavuga ati reka nze wenda uno mwana nzamubyazamo amafaranga. Ati kandi koko yanayambyajemo. Ati rero niwe wamfashe, ati ndanamushimira cyane kuko hari igihe hari nk'abagabo bashakaga kungura ngo turyamane, ariko nyine wakandinda akavuga ati hoya ntago bishoboka nyine, kuko nyine naramubwiye ko nshaka gukora amafaranga, nshaka ibiki, ariko ibyo bintu nk'ibyo ntabikunda. Ati ubwo rero niwe wamfashije. Ati ariko nyine ubwo nuko nisanze aho ngaho. Noneho mama Nyambara avuga
ati ese nta n'ababyeyi bawe nta nubwo wigeze unabamenya, nta n'ikintu na kimwe baziho. Ati Jane aravuga ati hoya nta nubwo nifuza no kubamenya, nta nubwo nifuza. Ati niyo wagira ute, ati nta kuntu wambwira ngo umuntu w'umubyeyi wawe ugifasha akaguta iyo myaka yose, akaza akaguta ahantu akakigendera kamera nk'umuntu nyine mutanaziranye mutagize ute. Ati wambwira ko umuntu nk'uwo nguwo yaza akakubwira ngo mbabarira ngo cyangwa ngo mukongera, nta nubwo nifuza guhura nawe, tereka ibyo ngibyo tunabyihorere. Noneho mama Nyambura avuga ubwo se bwo wenda abaye ari nka mama wawe akaza akagusaba nk'imbabazi wabigenza ute. Jane aravuga ati abaye ari mama wanjye akaza akansaba imbabazi, ikintu nakora ni binashoboka nanamukubita cyangwa se nkavuga ati sinzi na kwica nanamukorera, reka tunabyirengagize kuko nta nubwo agiye kuza, nta nubwo agiye kugaruka, ariko ibyo tubyirengagize. Rero mama Nyambo aracyakomeje kubaza Jane, ariko wenda nawe ari guhita yimajina akavuga ati nk'uyu nguyu yabaye ari umwana wanjye, akaba ari kumbwira gutyo, akaba ari we byazagenda gute, nyine ari gukuramo isura nyine wenda nk'umwana we nawe yataye bigenze gutyo nyine. ubwo rero ntakunda amatsi gusigaranye yazashoratse gukurikirana kandi gaca ku butaha. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.